ngo bari muri Rutsiro nabo turabona na Mushubati. Icyo gihe rero ndagenda ndi kuzamuka umusozi, Imana irambwira ngo mwana wanjye ndi Uwiteka, irambwira ngo nzakurinda amajya n'amazi, irambwira ngo uzaca mu mugezi ntabwo uzagutembana, ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya, irambwira ngo ineza yanjye kandi kuriho, irambwira ngo kandi ngo nzakubaka uzaba wubakitse. Ibyo numvaga bitanashoboka. Reka nkubwire ikintu cyaneje umutima wanjye. Icyo gihe rero byabaye ngombwa ko hashira iminsi 3 ndongera ndambuka nsubira iwacu mu Rutsiro. Nako nsubira iwacu muri Rukaragata, ngeze iwacu nsanga ntibyoroshye, intambara imeze nabi, ariko Imana yavuze ngo nzakurinda. Umva Imana yavuze ngo izakurinda. Abatashe suko batari beza, no kubera igihe cy'Imana. Nawe ugende cyagera uzataha. Ariko Imana ishimwe kukikurinze. Ishimwe kwikiri ku buzima bwawe, ishimwe kwikiguhagazeho. Icyo genda byibuka rero, nsubiye iwacu nsanga ntibyoroshye, nsanga birakomeye, biba ngombwa ko iwacu duhunga. Tujya za Rubengera, hari abantu benshi batandukanye, bo mu karere ka Rutsiro bajya za Rubengera. Tugezeyo turi mu guhunga, tuhamara iminsi 3. Icyo gihe rero tugiye kujya muri Kongo, papa wanjye yansize za Rubengera, aransigaho bajya muri Kongo, nge ndasigara. Ugifite ya myaka ingahe? Ubwo nanyi mu myaka 8. Imana irambwira ngo hari amashuri ugiye kwiga, irambwira ngo bareke bagende, bazagaruka bagusange. Irambwira ngo kandi ikindi nzakurinda amajyana amaze ko nabikubwiye. Irambwira ngo ineza yanjye kugezeho, abariho ineza y'Imana bazamura ikiganza aho uri hose. Imana yakuvuzeho ineza yayo n'uhumure, ntutinye kandi ntucogore. David navuze ijambo rikomeye, aba ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, aba ngo Mana nkurambura amaboko. Aho urambura Imana amaboko, kubera ko ntago byoroshye ubuzima ubayemo, n'ubuzima wari urimo icyo gihe, nuko uhagaze ntago biba byoroshye. Ariko ndashima Yesu turiho, ndashima Yesu urinda ijambo yakuvuzeho, ndashima Yesu ugira icyarema maze nza kanagikomeza. Imana ikomeza ubuzima bwawe, bere na Imana iguhagarareho, Imana ikuzamure, Imana ikurengere, igukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Uyu ni umuhanuzi uguhanuriye. Imana ikuzamure, igukomereza amaboko, ikumenyekanishe, iguhuze n'abakomeye, kandi igufata ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso, abakwanga bakorwe n'isoni bamware, bamware. Icyo gihe Imana imbwira ibintu bikomeye, irambwira ngo bareke bagende, bazagaruka bagusange. Abanzi bawe bazagaruka bagusange, bazasanga warakomeye, n'imizi yawe yarashoye. Ariko icyo gihe naragiye njya kwiga ishuri ry'imiryango, niga ishuri rya data wacu, niga ishuri rya mama wacu, niga ishuri ry'umugore sogokuru. Abo ni abantu nize kandi mu buryo bukomeye cyane. Abo ngabo ni abantu bambere ba Mukaruti mu buryo bukomeye cyane. Ni abantu bashakaga imitungo y'iwacu, kuko iwacu twe dufite isambu nini n'inka nyinshi, kugira ngo babigumane nuko nagombaga gupfa. Masenge hamwe yandugaga, hamwe nagiye ku ishuri nihuse cyane, nagiye ku ishuri nje nsanga yateguye ibiryo yabihumanyije. Masenge wawe? Ubwo Masenge ni mushiki wa papa? Mushiki wa papa wanjye. Nsanga yabihumanyije, ariko Mwuka Wera anyigisha kujya kuri toilette zo mu cyaro, urabizi ahantu ziba, ni urugendo runini cyane. No guca mu rutoki? Kujya mu rutoki ukajya ku mugarasiyo wa nyuma, urabyumva. Ngezeyo nje nsanga umwana wagize ate arabiriye. Bajya kumuvuza, baramuvuza birakomera. Uwo bawita umutego mutindi, gushibukagira wagiye uhagazaho. Imana irinda Abisirayeli, izarinda ubugingo bwawe nkuko ari inzira isi yunguye umuvuga. Imana yavuze ngo nzakugirira neza, irambwira ngo kandi nzakurengera. Icyo gihe iryo shuri nararyize, data wacu agashaka kunyica ngo agumane imitungo y'iwacu. Ikintu cyambaje nuko yapfuye atabonye neza y'Imana ku buzima bwanjye. Ariko Masenge ararimo arabibona. Mu bantu mu Bagesera, umuryango witwa Bagesera, ni ngiye wambara neza. Ntujye ubibona se? Oya, n'abantu baturebe batubwire. Noneho ejo bundi nambaye costume Imana yampaye, urumva? Nibwo nanye ko nambaye neza. David aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya kera, ye nkurambura amaboko. Ibuka iminsi yawe ya kera, aho uri muri Amerika, uri mu Bushinwa, uri mu bihugu bitandukanye by'i Burayi. Ibuka iminsi yawe ya kera. Ibuka, jya reka nkubwire Bernard, naragiye nk'imyaka 3. Yego. Urumva? Naragiye nk'imyaka 3. Yego. Muri iyo myaka 3 naragiye inka, natsinze cya leta, papa wanjye anga kucyishyura. Arambwira ngo mwene mama azaba dogiteri, gunda azaba prefet, ntacyo nzimarira. Aravuga ngo uzabe imbwa uzandagirira inka. Inka ndaziragira.
imyaka 3 nambara igikote kigera ku birenge kidafite epfo na ruguru, nambara igikote kinuka, koga ari ibibazo no kurya ibyo umuntu ari intambara, ariko Imana yavuga ngo nzakugirira neza. Haleluya. Ese waje muri Kigali umeze ute? Waje muri Kigali uhagaze ute? Byarebe kazi. Waje muri Kigali ariko uzi yuko buriya Bernard ntazagigana batwiryaho. Twese twaje muri Kigali bikomeye cyane. Byarebe goya. Wowe uri Burayi kunyumva, wagiye Burayi byari bikomeye, wagiye muri Amerika byari bikomeye, ariko Yesu arakureba abona ko ugomba kugerayo, ariko umaze kugerayo uribagirwa. Yesu arakureba abona ko ugomba kuba Canada, arakurabona ko ugomba kuba muri Amerika, ugomba kuba Australia, ugomba kuba mu bihugu bitandukanye. Kuba ibyo bihugu birimo ntabwo ari uko ufite uburanga burenze ubw'abandi, Yego. ni ukubera umugambi Imana igize gute igufiteho. Uzi yuko icyo gihe ndagira izo nka nabonaga ntatange nta niherezo. Yego. Reka nkubwiye twajyaga muri Pentecote. Pentecote surayizi? Pentecote ni Pentecote nyine ikunze kuba mu barokore. Ubwo abantu bese buzuraga umwuka wera. Nicyo bita Pentecote, n'urwibutso rw'igihe umwuka wera yamanukiye itorero. Mbere rero baraba Pentecote, ariko umunsi ni ADPR. Yego. Nyine niko gasino mwabihinduye. Ubu nta Pentecote kivugwa. Pentecote ivugwa kuri Pasika. Bivuga ko Pentecote ivuga ku gihe cy'umwuka wera. Ariko umwuka wera ntabwo aza kuri Pasika gusa, kuri za tariki. Ahubwo umwuka wera muri buri muntu, aba buri gihe, buri muntu wamwemeye. Ntago Pentecote igomba kuba kuri Pasika gusa, igomba kuba buri munsi. Na mbere y'umuntu yavuga ngo ni Pentecote, abantu buzuraga umwuka wera bakumva biraryoshye, ariko umusanga ngo ndi umwadepera, bati ese uri umwadepera burya. Kubera iki? Kubera impamvu ubundi kera bavuga ngo nabapene, Pentecote byabaga biryoshye. Wumva gupene ukumva ugahita uvuga ati ngize amahirwe akambera inshuti, akanansengera byonyine. Ubundi byahiteye ko Pentecote n'ijambo yaturaga icyo gihe byabaga ari byakoraga akazi. Ariko ngo umwadeperi nubwo yakwatura ko imbaraga siri bupfe ntabwo ipfa, kuko ni umwadeperi ntabwo ari Pentecote. Oya naho urabibuye. Dukeneye ko Imana igaruka mu buzima bw'abanyarwanda, muri atari kuri Pentecote gusa. Sibyo rata? No kuri. Njya nkundi wacu bura sinkubeshye. Mu Batista twuzura umwuka wari igihe cyose. No kucyumu uzadusura ariko ubundi wazabasura. Uzabasure uri ukuntu biba bimeze. Sibyo? N'abantu batujije bagira gahunda ku murongo. Urumva? Ariko nkurikije nanjye uburyo numvije amadini n'amatorero yagizemo sakwe. Ayebere. Ntabwo ndayumva mo sakwe. N'abantu bakuze bica bakabiganira. Ni nka Katolike buri. Nuko. Ariko buzura umwuka wera, buzura umwuka wera cyane. Bagahanura. Kumva biraryoheye, kumva biraryoshye. Amina. Twisubire ku buhamya bwacu. Nicyo nakubwiraga rero icyo gihe. Numvaga bitazashoboka. Yego. Kubera ubuzima nari ndimo iwacu banyuza mu buzima bubi ba masenge na data wacu. Iryo shuri ndaryiga maze kuryiga, igihe kigeze wacu barahunguka basanga ndacyariho. Bahungutse nshima Imana ntubwo baje ishuri rirarangiye. Ntago ryari rirangiye ahubwo nibwo nari nditangiye nanone. Bahungutse ufite imyaka ingahe? Bahungutse ndi kugira imyaka 11. Ubwo bivuze ngo wari umaze imyaka igeze nko muri ingahe? Nko muri 2 uri ku ishuri. Hagati ndumva ari imyaka 2 gutyo, baje mu mwaka wa 10 tukibutangira. Uri mu ikosi ryo kuba umeze nk'utagira ababyeyi. Ndi imfubyi mbese. Muri make rimwe nkara kwa nyogokuru byara papa, ubundi nkajya kwa nyogokuru byara mama. Iyo najya kwa nyogokuru byara mama nabaga mfite amahoro, kubera ko nta muntu wambuzaga amahoro. Ariko nanone nkumva nkumbuye sogokuru na nyogokuru, najya kubasura nkasanga masenge arahari ntanyiteho, nkaba mu buzima bubi. Ku buryo masenge atigeze angurira umwenda, kandi wacu dufite urutoki n'inka nyinshi zingana gutyo, akagurira abana biwe kandi akabagura mu bivuye iwacu akabitaho. Imana ishimwe, imyambaro utambaye Imana igiye kuyiguhereza. Ibyo utariye Imana igiye kubiguha. Niki kiguteye ubwoba? Wigira ubwoba. Yobu navuze ngo kuba mwishi no gufata igihe mu ntambara. 42 hakavuga ngo nta cyarogo umugambi w'Imana. Sibyo se? Nta cyarogo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reka nkubwire icyo gihe rero wacu baje numvaga ko ishuri ndirangije, ahubwo nibwo nari nditangiye. Kuko kandi warubonye ababyeyi. Gutese kandi nibwo nditangiye, kuko iwacu barahungutse bahungukana n'abantu bo kwa marume nabo bajya kwa nyogokuru byara mama, kandi abo bantu ni abantu bikunda cyane, bakundaga amasambu n'ibintu. Noneho papa nawe akaba n'umunywi akunda kunywa kanarwana cyane.
papa wanjye rero akajya nkubita buri munsi buri munsi agohora ikize ntumbaze mu kandi kanya mama kampungisha akambwira ngo giye kwa nyogukuru jya iwacu kwa mujye kubafasha imirimo nagerayo babyara banjye batigiye wanyu wa Kinyendaro we igira iryo shuri papa wanjye kugeza ubwo nacaga igisheke mu kwacu mu murimo wa papa akankubita nk'igisambo kandi mukuru wanjye yagica ntibamukubite ibaze ku buryo bashyiraga babaga bafite amafaranga mu nzu mukuru wanjye yafata ijana ryo kugura icyo bitaga ibitsura urabizi bimwe mbaga mu birayi no mu bugari ibitsura ibiraha aha ibiraha babyita ngo ni ibitsura yafata yakigura yakigura bavuga ngo amafaranga hano yagiye hehe papa gakubita ngewe mukuru wanjye ntabyemere akarankubita kuva saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro akagurira abandi imyenda nge ntangurira akanyihorera yagura imikati yabaha ngewe yangera akampereza igice kandi umwana wa gatatu ariko Imana ikambwira ngo benenye ko bazakubera abagaragu nubwo uriho usuzuguwe muri ubuzima ubayemo hari Imana igira neza nubwo hari ubutayu urimo hari Imana izagutabara nubwo ubabaye ariko hirya y'umubabaro hari umunezero w'Imana igihe kimwe sogokuru byara mama ampereza akarima gafite nka metero nka 20 kuri 20 kari hagati yo kwa mubyara wanjye no kwa sogokuru mubyara wanjye arwana inkundura kugira ngo akarima batakama akayirwa nkubita ngo ndi igisambo ngo naciye ibitoki byiwe kandi naye kubijyana hese ngo nataburuye ngo intabo z'ibitoki abeshya kugira ngo banyirukane kugira ngo bere kukama cyangwa ni wa masenge wawe ntago wenda wa masenge washaka gukoroga yaba yarakugirisha ari nibundi cyane akajya guteranya oyaho ntago ajye ko ntago bari begeranye ntago bari begeranye ariko mubyara wanjye n'ubu ngubu aracyariho ariko yarampemukiye ariko ndashima Yesu ko Yesu yangiriye neza amen ntago nkita ku byo bankoreye ahubwo nita ku neza y'Imana ishimwe ineza y'Imana y'ingenzi cyane ku buzima bwacu ijambo yatuvuzeho uzuko ako karima njya kuhava ndabyibuka nagize umubabaro mwinshi nateyemo insina 3 ntera muri giti cyavoka igiti cyavoka kikera voka muri ako kaga cyase muri uwo ntavoka yeraga nko kwicyo giti iyo nsina yera igitoki gikora hasi bagira ishyari bagize ishyari rero barakirwanira barwaniye nanjye ndacika icyo giti ndakivuma ndavuga ngo umuntu wese ikiti kizerekera mukwe ntazigeragira amahoro utabeshye kuko bose bari babyara banjye ari abanyamujinya ari babihema ariko ari ikiniraga hoya ntago njya nkina Yesu avuze ngo igiti kibi tukite kibi igiti kiza tukite kiza igihe kiragize kugira ngo tuvume bitubangamiye si byose iyo ndimo nsengera igihugu cyacu urumva njya mvuma abantu bashaka kutubangamira ubu se uravuma bikavumika none se arega abanyarwanda dukeneye kuba mu mudendezo si byose dukeneye kubaho neza ibyo Imana yabwiye mu cy'Abisirayeli irabwira ngo abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi siko yavuze se none se ucyo abanyarwanda abanyegiputa twabonye twakongera kubabona ukundi ntago ari byo abanyegiputa twabonye ntabwo tuzongera kubabona ukundi urumva ubuzima twaciyemo ubwo ngenge nihera ubuzima naciyemo ntago nifuza ko n'umunyarwanda wabucamo nanone tugomba kuba mu bwiza tugomba kuba muza tuya mundi bwiza icyo giti rero na n'isaha cyafite amatiku menshi avese kubera kukivuma uwo cyerekeje mukwe atubwo izivoka nzazica ko kiranyangiriza undi nawe ati nanjye nzazica bikaba intambara kubera iki reka nkubwire hari umubabaro twagize reka nkubwire umuntu ubangamiye ubuzima bwawe cyangwa se umurozi uri ku buzima bwawe akuvire mu nzira utambuke no kuri ushaka kudagira iterambere akuvire mu buzima bamva imbere kuko icyo bavuganye nitabeshya yego ese Imana kirabe cyane ntibeshya ntago igibeshya irindi ijambo ryayo ikarinda no yaribwiye amen Imana ihimbaza amen rero irambwira ngo nzakugirira neza kugeza ubwo babyara abanyana yaga ngura umwenda mushyashya bakagira ishyari bakankubita pakangurishe ngo mbishyure ibyo nabibye ntabwo uri nkweto uwo munsi kugeza ubwo nize umubatizo ndibubatizwe ngura imyenda mubyara wanjye agira ishyari arankubita kuko andusha yari mukuru arankubita iyo myenda yanjye baregusha ngo nabibi ibitoki kandi ntabwo rusha papa wanjye urutoki nubwo papa wanjye yagiraga umujya n'amahane ntabwo baturusha isambu nini cyane
nishyari ariko izo sambu za papa ntago ari izanjye kuko ntago nta ruhare nzifiteho yego nkubwo ko nagiye kwa papa wanjye umugabane akambwira ngo yampamagaye ngo nza mpikibanza se nagira akambwira ngo urumva ngo wagurara hirya ngo nkazakongerera ugura kandi rero wampamagaye ugura ubutaka bwegeranye n'ubwiwe cyangwa wenda hari muri kino gihe ariko muri kino gihe urabizi ko muri kino gihe biravuga ngo umubyeyi aha umwana 8 abishatse ariko njye ne wari umpamagaye harambwa ati ngo ikibanza wubake cyangwa ni muri kino gihe cyane muri cyagiye mbere bitarahinduka ejo bundi mwebya hashize nk'imyaka 5 cyangwa 6 icyo gitegeko ritarahinduka simbizi umwana yari yemerewe guhabwa 8 hano kutanga nabwo bwari uburenganzira bwe sibyo ariko yarampamagaye ambwa ati ngo ikibanza wubake ngeze arambwa ngo urumva rero buriya ngo wagora no hirya nkazakongerera kandi afite isambu nini mbese bivuze ngo mbere yuko guha n'umwana nubanza ugure nguru ubundi butaka abavyeyi barabye Imana irambwira ngo arega iyo siyo gakondo yawe hari gakondo dushaka ko yatari zacu sibyo se yego David uzi ijambo rimwe yavuze avuga rero jambo ngo ni munyemere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza mwese abantu mubana natwe agace mugiye muherereyemo mbahaye ikaze waburi mu Rwanda mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndakwiyegereza kandi nkubwira ngo gubwa neza cyane nawe ubana natwe uri mu bihugu by'abaturanyi waburi Burundi waburi Uganda Tanzania Kenya abantu bari Burayi hariya bose njya mbona mutwandikira mutubwira ko muri kumwe natwe turabasuhuje rero kandi turabakunda nkuko bisanzwe nitwe nongera Bernard ni kwijwi ry'abahanzi TV ndetse murabizi ko ngenda magezaho abashyitsi batandukanye tugenda tuva mu bwiza twinjira no mu bundi uyu munsi ntabwo bisanzwe mugiye kuba mwabona umushyitsi bwa mbere twakiriye kuri kamera ndetse na mikoro z'ijwi ry'abahanzi TV munyemerere mbanze mwakire atwibwire adusuhuze narangiza tugaruke twinjira mu kiganiro muraho neza Bernard uraho neza umukozi w'Imana amahoro y'Imana ndashima Imana nanjye nitwa Prophete Elisa ndi umukristo yako itorero bita igitare cy'umwuka wera ngaho niryo dukoreramo yego ngaye ngukoro turi amahoro Pastor Bishop Elisa Elisa umeze neza ndakubona kabisa ndaho ndamahoro twerukana gakera hari wavuze ngo nutabona ngo ntabura gukabakaba nanjye yo ndebye nkabona mbona rwose uriho amavuta y'Imana turi umuntu bw'Imana mushake bw'Imana ngweruka kera haciye imyaka navuga ko itari munsi hafi y'imyaka 10 imyaka 10 cyangwa 7 gutyo twari mu giterane muri Gasabo ngira ngo hirya mu birembo abantu bari mu birembo tubone ko basuhuza basuje mu izina rya abari zabumbogo mu ngara na heyo no hirya gato yaho bitarya bahita mu runyinya nabanye si mu birembo aha ngaho turabasuje mu izina rya Yesu amina mushumba mukozi w'Imana duhirukanye ufite amavuta ngira ibyago byo kuba natakaza nimero zawe ariko shimye Imana ko yongera kuduhuza ndavuze ni rero uyu mugisha ngize reka twongere tunasangize abakunzi bacu kuri uyu mugisha tukuganirize banakumveho amen hanyuma mushumba wakumva Bishop Elisa ashobora guhita atekereza ngo se Bishop yabaye Bishop ejo tuzi ko hari abantu batangira uyu mwanya ukumva ngo afite title cyangwa se titire itaregeze igira inkomoko yaryo cyangwa se ataregeze abanza guca mu ruganda noneho ugasanga ari byo biri kugenda bituma abantu benshi bagenda bibaza ngo aba bakozi b'Imana bari kuduvanga kubera ko ntabwo yegeze nyine anyura mu nzira yo gucurwa aho umuntu ashobora kugenda kwa tape kugira ngo agere kuri level ubu ngubu wowe uriho ubundi Bishop Elisa yakumva intangira yawe ari yihe ngewe Elisa ndi umukozi w'Imana nk'abandi bose nakijwe nk'abandi bose ariko njye navuga ngo byari bigoye ko ntago byanyoroheye yego nakijwe 94 intambara yabaye ndi umukristo muri genocide aribwo ngikizwa ntakiraga kiza ariko ko nakiraga kiza bitandukanye n'abandi babwakiriye yego kuko jeweho mu muhamagaro wanjye nta muntu wambwirije jewe nari ndagiye inka mbona abantu bari gusenga mu butayu jewe n'abandi bashumba twumvaga ko bari gusambana abashumba batubwira bati bari abantu bari gusambana ariko twebwe ntago twe tuzi gusambana icyari cyo ko twari abana y'imyaka 8
noneho umukuru arimo aravuga ngo bari abantu bari gusambana ababonye ariruka ngewe ndabasatira mwuka wera arabanyegereza umumama umwe aranyora arampanurira arambwira ngo mvuke Uwiteka avugana nawe. Amen. Icyo gihe numva impinduka mu buzima, numva ibintu bigenze neza. Yego. Impano y'Imana numva injemo, atari uko baje kumbwiriza ngo bacurange, atari uko baririmbye, ahubwo Imana igusanga ishaka. Haleluya. Amen. Amen. Imana yansanze nje ndagiye inka, ikoresha umuntu arampanurira, arambwira ngo mvuke Uwiteka avugana nawe, arambwira ngo kuva uyu munsi Uwiteka azagukoresha, Uwiteka azagendana nawe, kandi Uwiteka azakoresha iby'ubutwari. Yego. Icyo gihe rero byarantangaje mu minsi nk'ibiri ishize, nahanuriye papa wanjye mubwira yuko mbonye ataha ninjoro abajura bakamutema, ariko Imana imuhaye ubutabazi. Yes. Icyo gihe rero papa yari umunywi anywa cyane, aratavuye ku kabari baramutema, ariko baramusha batema insina. Yewe we. Ageze mu rugo aravuga ngo abadayimoni bandimo ntabwo abyumva, ntabwo abyemera, kuko amenya amakuru. Yumva ko ari abadayimoni bagukoresheje atari mwuka wera. Kuko ntabyo bari banazi. Aravuga ati namenye amakuru ko hari umuntu wakuyoye mu butayu wa mukecuru, bari bamuzi, ibintu yagutongereyo niduhura tuzabipfa. Kuko papa wanjye baranamutinyaga, yari umuntu nishoboye ugera n'amahane. Papa wanjye yatahaga akavuga, buri muntu wese arirukankaga. Yaravuga rikijyana. No mu rugo iwacu nta muntu wavugaga. Urumva ubuzima twavukiyemo ni ubuzima butarufite agakiza. Yego. Ariko Yesu arandeba. Haleluya. Arabatakira agakiza mwana wawe. Amen. Haba ngo nzakugirira neza. Nzayimana. Yangizo nyiri rusoro mu nda ya mama. Amen. Ariko nyimenya mfite imyaka 8. Imana ishimwe. Imyaka 8. Imyaka 8. Ubundi wenda dusubi inyuma gatoya, utubwiye ko bwa mbere uhura n'abantu b'Imana bakakubwira umugambi Imana ifite kuri wowe, waruragiye. Narindagiye inka. Ubundi waruragiye inka. Ufite imyaka 8. Imyaka 8. Kandi ntujye ngo ni inka 2 cyangwa 1. Zari nka 40. Imana igira umugambi wayo. Kurumva se wowe warabaye nka Dawidi wavuye mu ishyamba aragiye, Imana ikamutoranyiriza. Nuko byagenze. Hanyuma ubuhanuriye papa wawe cyane, agize gutya abona atashye ibyo hanuye bisohoka. Ufite imyaka 8. Ko ntangiye kugira ubwoba. Imyaka 8. Nibwo nuzuye umwuka wera mvuga n'ururimi rwo mu ijuru. Ku myaka yawe 8. Cyane. Mu myaka 8. Ariko wenda tukira hangaho, bari abantu se mwagiye kureba muvuga ko warutuye ko wabonye abantu bari gusenga mu butayu, mwe mutekereza ko bari gusambana. Mugezeyo mwasanze byifashe bite? Bundi mu myaka yanyu mwese mubona iki? Bo bari muri dimension ya mwuka wera. Buzuye umwuka wera ari umuguruko. Donc urumva tutagiye kure, ukuntu kira mwuka yera afataga abantu ntabwo ari nk'ubu ngubu. Si byose nawe urabizi. Kera ubu ngubu iyo dushaka injya mbabara cyane, iyo dushaka hari injya numva nshaka gusubira ku isoko. Yego. Nkajya nkana mu butayu nkamara nk'imisi 3. Nkabwira Imana ngo Mana ngarurira byabihe, kuko abantu benshi byabihe bya mbere byabavuyemo. Yego. Ntago umuntu agikora urugendo ngo ajye nko mu mujyi n'amaguru agiye gusenga. Oya, ubu nagatagisi ngo ave hano ajye nk'imuhanga, ajye nka Nyamagabe, yumva ikimana ivugana nawe. Urumva? Harimo n'abavuga ngo bari mu butayu batari mu butayu. Yego. Harimo n'abavuga ngo beretswe bataneretswe. Kubera iye mpamvu abantu ikigiye byabaye business, ariko kirege ntago byari business. Urumva? Niyo mpamvu muri iki gihe usanga bisigaye bigoye ku bakozi b'Imana. Byarivangavanze. Urumva? Uzi yuko kiriya gihe ngihamagarwa tukizura umwuka wera, twuzuye umwuka wera mu gihe kigoye, mu gihe kiruhije, kuko twuzuye umwuka wera mu gihe cy'iki dusatira intambara 9-4. Yego. Twuzuye umwuka wera bigoye, ariko Imana ivuga ngo nzabagirira neza. Yavuga ngo nzabarinda. Twe ntitwanabyumvaga, n'abandi ntibanabyumvaga, kuko bumvaga ko barya ibitoki n'amateke n'ibijumba n'ibindi, bumvaga nta bihambaye cyane. Ariko harawe yabwiraga ngo nzabagirira neza. Ndashaka kubwira umuntu dukurikiranye ufite nzayimana, hari wayibwiwe n'abantu bitewe n'icyo bamushakaho. Si byose? Hari wayibwiwe n'abantu bitewe n'inzara bafite. Umuntu
umuntu akakura ko wambaye neza karuvate wambaye kositime ahubwo ngo Imana namwe ngo izakugirira neza ngo ariko tanga ituro n'icya 10 oya arega ntabwo nzayimana umuntu yifite kugira ngo inagushikeho biva ku masengesho wasenze yego ntabwo nzayimaniza kubera ko umukubite n'umuntu hari abantu bakubitana n'abantu ngo twahuye ngo n'umuntu ngo Nyabugogo ngo arampanurira uvuye muri roge araguhanuriye uvuye yaraguhanura umuntu ntakivuze ibyo kwihana ibyaha n'ibicumuro habo arabwiye ngo ngumva ngo mbonye ngo guri imodoka ngo bakita oya ibyo bizaza n'abapagani bazabibona ariko twebwe twamenye Kristo haleluya hari icyo tugomba kubwirwa neza turi mu gihe cyacyo sibyo rata ni ukuvuga ngo iki gihe reka ngurugero uribuka cyaje turi mu birembo muri cya giterane uzi uko kira giterane twagisenye Imana katubwira ngo mbakore giterane ariko pastor kira giterane cyari mu muri ntara abantu benshi kira giterane cyari mu muri uzi uko ADPR no mu baporoso banyeganyize bagasakuza kandi no cyabereye hafi y'isantere hafi y'izinisengero y'amasengero angahe 3 ariko se man buriya kira giterane hari ibenge mita nkumbura uzi uko ndi umuntu anyemereye ibyuma kirya gihe akabinyima nkajya hano gusenga Theoneste akabima Theoneste uriya inkugi y'amahoro iya karemye amwita iya karemye ahubwo aho ari niba twumva Imana imuhereza umugisha iya karemye radukurikira iya karemye ndabizi ni umuntu ujye ukurikira ijwi ry'abahanzi cyane kandi Imana imuhumugisha kuko yumviraga umwuka wera birangije uzi uko nshimiye yaje mu giterane akaza ukibwiza mu buryo ntateganyaga ngiye nasenze ibana ngo nkeneye umuhanuzi umuvuga butumwa aze dukorana uyu murimo yego abo natumiye ntago bo baje mwese mwaje kubwo umugambi w'Imana no kubera Imana mwaje kubwo umuhamagaro wararimbye bigenda neza Imana igumugisha ariko pastor cyajya ufite amavuta ari ejo sinzi wende uko mbere byari biri n'uyu munsi niko bikiri uko mbere byari biri n'ubu ngo niko bikiri niko tugikora Imana yadukoragamo kijyagiye n'uyu munsi niko igikora ngira ngo wenda kuko insengero zimwe na zimwe zagiye zifungwa abantu bagiye bakamukamo gatoya jewe ntabwo njye urwanjye rwafunzwe bafunze icyo bita amazu ariko urusengero rwanjye ndarugendana mu mutima wanjye yego ni ukuvuga ngo jewe izira nsengero ntaratangiza urusengero nuzuraga umwuka wera runaje nabwo ndakomeza ndawuzura mbere yuko nge ntangira urusengero navukiye mu itorero ry'ababatista urumva niryo torero ryandeze niyo kera bitaga abadanwa AEBR twebwe twagitaga abadanwa okay buri ababatista aho bari hose batwumva Imana ibahereza umugisha kuko ababatista ni torero ryiza nkunda kandi ryandeze ni torero rikomeye cyane rizwi no mu gihugu cyane rifite amashami menshi cyane cyane muri Nyaruguru na Musanze na Rubavu na Nyamasheke na Kibuye ni itorero nkunda impamvu ndikunda so kuritaka ntago rijya ryinja mu bintu by'amatiku n'intambara mu myaka namaze cyangwa se naribayemo ni ntago rize ndyumva mu ntamba no mu matiku ni itorero riba ku murongo rimeze neza rihora mu mahoro AEBR riba hari akakira imbere ya Minagiri n'umuntu uzumva ashaka kuza gusenga azaza asenge ntago riheza abantu ni itorero ry'umugisha rwose nubwo nanjye bamfungiye ariko nanjye nsubira iwacu ku isoko ubu ngubu wisubire muri AEBR nuvuga ngo jeweho nagiye iwacu ntamwe nucika iwabo ariko nibyo bugiye cyose Bernard nugira imyaka 70 uzaba uri mwene runaka yego kuba rero barafunze insengero subira muri ADPR cyangwa se muri AEBR subira muri Anglikani cyangwa se mu Gaturika ntago bavuze ngo izo bafunze zigushije abantu oya nubundi uwo muntu uguye yari yaraguye uwo muntu utagikizwa ntago yarakijijwe icyo nashaka kubwira rero icyo gihe rero ngikizwa byari ibintu byari bigoye ni igihe cyari kiruhije cyane kuko byabaye ngombwa ko muri icyo gihe cyacu nta mezi 2 yashize nkijijwe intambara birabaye abantu batangira guhunga abantu batangira kujya muri Kongo abantu batangiye icyo gihe mu gupfa mu info zitandukanye ariko Imana yavuze ngo nzakugirira neza ijambo nshaka kuvuga ni ijambo rivuga ngo nzayimana nibara kugezeho iyo Imana izayirinda paka isohoze yego ariko icyo ishaka nuko uhagarara neza guma ku birindiro ugume ku gicaniro wumva imirindi y'umwami Imana haleluya Imana ikutugirire neza Imana idufashe icyo gihe ndabyibuka nyimara gukizwa nawe n'ikibazo gikomeye iwacu bama inzoga ngo nyishyire kwa sogokuru byara mama icyo gihe nambukaga umugezi nkugezemo kumba umugezi wuzuye umugezi wuzuye uransukana umvana nko muri metero ingeze nko muri metero nka 20 wikoreye inzoga inzoga mu gacuma
agacuma karasandara mu mugezi urumva ngewe ndanje mfata ku byatsi ndahaguruka mvamo umugezi ntiwantembana inzoga ariko irakurira yiragenda umugezi bita Kiruri ni mu karere gacira bwa mu karere ka Rutsiro hagati ya Mushubati n'icyahoze ari Rukaragata yego ngo bari muri Rutsiro nabo na Mushubati icyo gihe rero ndagenda ndi kuzamuka umusozi Imana irambwira ngo mwana wanjye nduwiteka irambwira ngo nzakurinda amajya n'amazi irambwira ngo uzaca mu mugezi ntabwo uzagutembana ngo nuca mu muriro ntabwo uzashya irambwira ngo inezanjye kandi kuriho irambwira ngo kandi ngo nzakubaka uzaba wubakitse ibyo numvaga bitanashoboka reka nkubwire ikintu cyaneje umutima wanjye icyo gihe rero byabaye ngombwa ko hashira iminsi 3 ndongera ndambuka nsubira iwacu mu Rutsiro nako nsubira iwacu muri Rukaragata ngeze iwacu nsanga ntibyoroshye intambara imeze nabi ariko Imana yavuze ngo nzakurinda umva Imana yavuze ngo izakurinda abatashe suko batari beza ni ukubera igihe cy'Imana nawe ugende cyagera uzataha ariko Imana ishimwe ku kikurinzi ishimwe ko ikiri ku buzima bwawe ishimwe ko kugiguhagazeho icyo genda byibuka rero nsubiye iwacu nsanga ntibyoroshye nsanga birakomeye biba ngombwa ko iwacu duhunga tujya za Rubengera hari abantu benshi batandukanye bo mu karere ka Rutsiro bajya za Rubengera tugezeyo turi mu guhunga tuhamara iminsi 3 icyo gihe rero tugiye kujya muri Kongo papa wanjye yansize za Rubengera aransigaho bajya muri Kongo nge ndasigara ugifite ya myaka ingahe ubwo nanyi mu myaka 8 Imana irambwira ngo hari amashuri ugiye kwiga irambwira ngo bareke bagende bazagaruka bagusange irambwira ngo kandi ikindi nzakurinda amajyana amaze ko nabikubwiye irambwira ngo ineza yanjye kugezeho abariho ineza y'Imana bazamura ikiganza aho uri hose Imana yakuzeho ineza yayo ntutinye kandi ntucogore David navuze ijambo rikomeye haba ngo nibutse imisi yanjye ya kera haba ngo Mana nkurambura amaboko aho urirambura Imana y'amaboko kubera ko ntago byoroshye ubuzima ubayemo n'ubuzima wari urimo icyo gihe nuko uhagaze ntago biba byoroshye ariko ndashima Yesu turiho ndashima Yesu urinda ijambo yakuvuzeho ndashima Yesu ugira icyarema maze nza kanagikomeza Imana ikomeza ubuzima bwawe bere na Imana iguhagarareho Imana ikuzamure Imana ikurengera igukomereza amaboko mu izina rya Yesu uyu ni umuhanuzi uguhanuriye Imana ikuzamure igukomereza amaboko ikumenyekanishe iguhuze n'abakomeye kandi igufatwa uko kw'iburyo ni kw'imoso abakwanga bakorwe n'isoni bamware icyo gihe Imana imbwira ibintu bikomeye irambwira ngo bareke bagende bazagaruka bagusange abanzi bawe bazagaruka bagusange bazasanga warakomeye n'imizi yawe yarashoye ariko icyo gihe naragiye njya kwiga ishuri ry'imiryango niga ishuri rya data wacu niga ishuri rya mama wacu niga ishuri ry'umugore wa sogokuru abo ni abantu nize kandi mu buryo bukomeye cyane abo ngabo ni abantu bambere ba Mukaruti mu buryo bukomeye cyane ni abantu bashakaga imitungo y'iwacu kuko iwacu twe dufite isambu nini n'inka nyinshi kugira ngo babigumane nuko nagombaga gupfa masenge hamwe yandogaga hamwe nagiye ku ishuri nihuse cyane nagiye ku ishuri nje nsanga yateguye ibiryo yabihumanyije masenge wawe ubwo masenge ni mushiki wa papa mushiki wa papa wanjye nsanga yabihumanyije ariko umwuka wera anyigisha kujya kuri toilette zo mu cyaro abizahantu ziba ni urugendo runini cyane no guca mu rutoki kujya mu rutoki ukajya ku mugarasiyo wa nyuma urabyumva ngezeyo nje nsanga umwana wagize ate arabiriye bajya kumuvuza baramuvuza birakomera uwo bawita umutego mutindi gushibukagira wagiye uhagazaho Imana irinda Abisirayeli izarinda ubugingo bwawe nkuko ari inzeri isi yunguye umuvuga Imana yavuze ngo nzakugirira neza irambwira ngo kandi nzakurengera icyo gihe iryo shuri nararyize data wacu agashaka kunyica ngo agumane imitungo y'iwacu ikintu cyambaje nuko yapfuye atabonye neza Imana ku buzima bwanjye ariko masenge arabima arabibona mu bantu mu Bagesera umuryango witwa Bagesera ni ngiye wambara neza ntujye ubibona se oya nabantu baturebe batubwire noneho ejo bundi nambaye costume Imana yampaye urumva nibwo nanye ko nambaye neza David aravuga ngo nibutse imisi yanjye ya kera ye nkurambura amaboko ibuka imisi yawe ya kera aho uri muri Amerika uri mu Bushinwa uri mu bihugu bitandukanye by'i Burayi ibuka imisi yawe ya kera ibuka reka nkubwire Bernard naragiye nk'imyaka 3 yego urumva
naragiye nk'imyaka 3 yego muri iyo myaka 3 naragiye inka nari natsinze cya leta papa wanjyanga kucyishyura arambwira ngo mwene mama azaba dogiteri gunda azaba prefenye ntacyo nzimarira aravuga ngo uzaba imbwa uzandagirira inka ndaziragira imyaka 3 nambara igikote kigera ku birenge kidafite epfo na ruguru nambara igikote kinuka koga ari ibibazo no kurya ibyo mu nari intambara ariko Imana iravuga ngo nzakugirira neza. Haleluya. Ese waje muri Kigali umeze ute? Waje muri Kigali uhagaze ute? Byarebe kazi. Waje muri Kigali ariko uzi yuko bura Bernard ntazagigano batwiryaho. Twese twaje muri Kigali bikomeye cyane. Byarebe goya. Wo buri Burayi kunyumva wagiye Burayi byari bikomeye. Wagiye muri Amerika byari bikomeye. Ariko Yesu arakureba ubona ko ugomba kugerayo. Ariko umaze kugerayo uribagirwa. Yesu arakureba ubona ko ugomba kuba Canada, arakureba ko ugomba kuba muri Amerika, ugomba kuba Australia, ugomba kuba mu bihugu bitandukanye. Kuba ibyo bihugu birimo ntabwo ari uko ufite uburanga burenze ubw'abandi. Yego. Ni ukubera umugambi Imana igize gute igufiteho. Uzi yuko icyo gihe ndagira izo nka nabonaga ntatange nta niherezo. Yego. Reka nkubwiye twajyaga muri Pentecote. Pentecote surayizi. Pentecote ni Pentecote nyine ikunze kuba mu barokore. Ubwo abantu bese buzuraga umwuka wera. Nicyo bita Pentecote n'urwibutso rw'igihe umwuka wera yamanukiye itorero. Mbere rero baraba Pentecote ariko umunsi ni ADPR. Yego. Nyine niko gasino mwabihinduye. Ubu nta Pentecote kivugwa. Pentecote ivugwa kuri Pasika. Bivuga ko Pentecote ivuga ku gihe cy'umwuka wera. Ariko umwuka we ntabwo aza kuri Pasika gusa. Kuri za tariki. Ahubwo umwuka wera aba muri buri muntu aba buri gihe buri muntu wamwemeye. Ntago Pentecote igomba kuba kuri Pasika gusa. Igomba kuba buri munsi. Na mbere y'umuntu yavuga ngo ni Pentecote abantu buzuraga umwuka wera bakumva biraryoshye. Ariko umusanga ngo ndi umwadepera bati ese uri umwadepera burya. Kubera iki kubera impamvu. Ubundi kera bavuga ngo nabapene. Abapentecote. Byabaga biryoshye. Wumva gupene ukumva. Ugahita uvuga ati ngize amahirwe akambere inshuti. Akanansengera byonyine. Ubundi byahiteye ko umupentecote n'ijambo yaturaga icyo gihe. Byabaga ari byakoraga akazi. Ariko ngo umwadepera nubwo yakwatura ko imbaraga siri bupfe. Ntabwo ipfa. Kuko ni umwadepera ntabwo ari umupentecote. Oya noneho nawe urabihuye. Dukeneye ko Imana igaruka mu buzima bw'abanyarwanda. Muri atari kuri Pentecote gusa. Yego. Sibyo rata? No kuri. Njya nkundi wacu bura sinkubeshye. Mu Batista twuzura umwuka wari igihe cyose. No kuki muzadusura ariko. Ariko ubundi wazabasura. Uzabasure uri ukuntu biba bimeze. Sibyo? Nabantu batujije bagira gahunda ku murongo. Urumva? Ariko nkurikije nanjye uburyo numvije amadini n'amatorero yagizemo sakwe. Ayebere. Ntabwo ndayumva sakwe. Nabantu bakuze bicara bakabiganira. Nini nka Katolike buri. Nuko ariko buzura umwuka wera, buzura umwuka wera cyane. Bagahanura. Kumva biraryoheye, kumva biraryoshye. Amina. Twisubire ku buhamya bwacu. Nicyo nakubwiraga rero icyo gihe. Numvaga bitazashoboka. Yego. Kubera ubuzima nari ndimo iwacu banyuza mu buzima bubi bamasenge na data wacu. Iryo shuri ndaryiga maze kuryiga igihe kigeze wacu barahunguka basanga ndacyariho. Bahungutse nshima Imana ntubwo baje ishuri rirarangiye. Ntago ryari rirangiye ahubwo nibwo nari nditangiye nanone. Bahungutse ufite imyaka ingahe? Bahungutse ndi kugira umyaka 11. Ubwo bivuze ngo wari umaze imyaka igeze nko muri ingahe? Nko muri 2. Uri ku ishuri. Hagati ndumva ari imyaka 2 gutyo baje mu mwaka wa 10 tukibutangira. Uri mu ikosi ryo kuba umeze nk'utagira ababyeyi. Ndi imfubyi mbese. Muri make rimwe nkara kwa nyogokuru byara papa, ubundi nkajya kwa nyogokuru byara mama. Iyo najya kwa nyogokuru byara mama nabaga mfite amahoro. Kubera ko nta muntu wambuzaga amahoro, ariko nanone nkumva nkumbuye sogokuru na nyogokuru, najya kubasura nkasanga masenge arahari ntanyiteho. Nkaba mu buzima bubi. Kuryo masenge atigeze angurira umwenda kandi wacu dufite urutoki n'inka nyinshi zingana gutyo. Akagurira abana biwe kandi akabagura mu bivuye iwacu. Akabitaho. Imana ishimwe, imyambaro utambaye Imana igiye kuyiguhereza. Ibyo utariye Imana igiye kubiguha. Niki kiguteye ubwoba? Wigira ubwoba. Yobu navuze ngo kuba mwishi no gufata igihe mu ntambara. 42 hakavuga ngo nta cyarogo umugambi w'Imana. Sibyo se? Nta cyarogo umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Reka nkubwire icyo gihe rero wacu baje numvaga ko ishuri ndirangije. Ahubwo nibwo nari nditangiye. Kuko kandi warubonye ababyeyi. Gutese kandi nibwo nditangiye
kuko iwacu barahungutse bahungukana n'abana bo kwa marume nabo bajya kwa nyogokuru byara mama, kandi abo bantu ni abantu bikunda cyane, bakundaga amasambu n'ibintu. Noneho papa nawe akaba n'umunywi akunda kunywa akanarwana cyane. Papa wanjye rero akajya nkubita buri munsi, buri munsi agohora ikize ntumbaze. Mu kandi kanya mama kampungisha akambwira ngo giye kwa nyogokuru jya iwacu kwa mujye kubafasha imirimo. Nagerayo babyara banjye batigiye wanyu wa Kinyendaro we igira iryo shuri. Papa wanjye kugeza ubwo nacaga igisheke mu kwacu mu murimo wa papa akankubita nk'igisambo, kandi mukuru wanjye yagica ntibamukubite ibaze, ku buryo bashyiraga babaga bafite amafaranga mu nzu. Mukuru wanjye yafata ijana ryo kugura icyo bitaga ibitsura, urabizi bimwe mbaga mu birayi no mu bugari. Ibitsura ibiraha ibiraha babyitaga twe ngo ni ibitsura yafata yakigura bavuga ngo amafaranga hano yagiye hehe, papa gakubita ngewe. Mukuru wanjye ntabyemere, akarankubita kuva saa 12 kugeza saa 3 z'ijoro, akagurira abandi imyenda nge ntangurira akanyihorera. Yagura imikati yabaha ngewe yangera akampereza igice kandi umwana wa 3. Ariko Imana ikambwira ngo benenye ko bazakubera abagaragu. Nubwo uriho usuzuguwe muri ubuzima ubayemo, hari Imana igira neza. Nubwo hari ubutayu urimo, hari Imana izagutabara. Nubwo ubabaye, ariko hirya y'umubabaro hari umunezero w'Imana. Igihe kimwe sogokuru byara mama ampereza akarima gafite nka metero nka 20 kuri 20 kari hagati yo kwa mubyara wanjye no kwa sogokuru. Mubyara wanjye arwana inkundura kugira ngo akarima batakama, akayirwa nkubita ngo ndi igisambo, ngo naciye ibitoki byiwe kandi naye kubijyana hese, ngo nataburuye ngo intabo z'ibitoki abeshya kugira ngo banyirukane kugira ngo bere kukama. Cyangwa ni wa masenge wawe ntago wenda wa masenge washaka gukoroga yaba yarakugiriye ishyari nibundi cyane akajya guteranya. Oyaho ntago ajye ko ntago bari begeranye. Ntago bari begeranye, ariko mubyara wanjye n'ubu ngubu baracyariho, ariko yarampemukiye, ariko ndashima Yesu ko Yesu yangiriye neza. Amen. Ntago nyita ku byo bankoreye, ahubwo nita ku neza y'Imana. Imana ishimwe. Ineza y'Imana y'ingenzi cyane ku buzima bwacu. Ijambo yatuvuzeho. Uzuko ako karima njya kuhava ndabyibuka, nagize umubabaro mwinshi. Nateyemo insina 3 ntera muri giti cy'avoka. Igiti cy'avoka kikera avoka muri ako kaga cyase muri uwo ntavoka yeraga nko kwicyo giti. Iyo nsina yera igitoki gikora hasi bagira ishyari. Bagize ishyari rero barakirwanira. Baharwaniye nanjye ndacika icyo giti ndakivuma. Ndavuga ngo umuntu wese ikiti kizerekera mukwe ntazigeragira amahoro. Utabeshye kuko bose bari babyara banjye ari abanyamujinya ari babihema. Ariko ari ikiniraga. Hoya ntago njya nkina. Yesu avuze ngo igiti kibi tukite kibi, igiti kiza tukite kiza. Igihe kiragize kugira ngo tuvume ibitubangamiye. Si byose? Iyo ndimo nsengera igihugu cyacu, urumva? Njya mvuma abantu bashaka kutubangamira. Ubu se uravuma bikavumika. None se arega abanyarwanda dukeneye kuba mu mudendezo. Si byose? Dukeneye kubaho neza. Ibyo Imana abwiye mu cy'Abisirayeli irabwira ngo abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kwabona ukundi. Siko yavuze se? None se ucyo abanyarwanda abanyegiputa twabonye twakongera kwabona ukundi? Ntago ari byo. Abanyegiputa twabonye ntabwo tuzongera kwabona ukundi. Urumva? Ubuzima twaciyemo ubwo ngenge nihera ubuzima naciyemo ntago nifuza ko n'umunyarwanda wabucamo nanone. Tugomba kuba mu bwiza, tugomba kuba muza tuya mundi bwiza. Icyo giti rero n'isaha cyafite amatiku menshi. Avese. Kubera kukivuma. Uwo cyerekeje mukwe atubwo izivoka nzazica ko kiranyangiriza. Undi nawe ati nanjye nzazica. Bikaba intambara. Kubera iki? Reka nkubwire hari umubabaro twagize. Reka nkubwire umuntu ubangamiye ubuzima bwawe cyangwa se umurozi uri ku buzima bwawe akuvire mu nzira utambuke. No kuri. Ushaka kudagira iterambere akuvire mu buzima. Bamva imbere kuko icyo bavuganye nitabeshya. Yego. Ese Imana kirabe cyane ntibeshya. Ntago igibeshya. Irindi jambo ryayo. Ikarinda no yari bwiye. Amen. Imana ihimbaza. Amen. Rero irambwira ngo nzakugirira neza. Kugeza ubwo babyara abanyana yaga ngura umwenda mushyashya. Bakagira ishyari bakankubita paka ngurishe ngo mbishyure ibyo nabibye. Baba we. Nagura inkweto uwo munsi kugeza ubwo nize umubatizo.
ndubatizwe ngura imyenda mubyara wanjye agisha arankubita kuko andusha yari mukuru arankubita iyo myenda yanjye baregusha ngo nabe bibitoki kandi ntago rusha papa wanjye urutoki nubwo panje agiraga umuje n'amahane ntago baturusha isambu nini cyane nishyari ariko izo sambu za papa ntago ari izanjye kuko ntago nta ruhare nzifiteho yego nkubwo ko nagiye kwa papa wanjye umugabana akambwira ngo yampamagaye ngo nza mpikibanza se nagira akambwira ngo urumva ngo wagura ari ahirya ngo nkazakongerera ugura kandi rero wampamagaye ugura ubutaka bwegeranye n'ubwiwe cyangwa wenda hari muri kino gihe ariko muri kino gihe urabizi ko muri kino gihe biravuga ngo umubyeyi umwana 8 abishatse ariko njye ne wari umpamagaye harambwa ati ngo ikibanza wubake cyangwa ni muri kino gihe cyane muri cyagiye mbere bitarahinduka ejo bundi mwebya hashize nk'imyaka 5 cyangwa 6 igitegeko ritarahinduka simbizi umwana yari yemerewe guhabwa 8 hano kutanga nabwo bwari uburenganzira bwe sibyo ariko yarampamagaye ambwa ati ngo ikibanza wubake ngeze arambwa ngo urumva rero buriya ngo wagora no hirya nkazakongerera kandi afite isambu nini mbese bivuze ngo mbere yuko guha n'umwana nubanza ugure nguru ubundi butaka abavyeyi barabye Imana irambwira ngo arega iyo siyo gakondo yawe hari gakondo dushaka ko yatari zacu sibyo se yego David uzi ijambo rimwe yavuze avuga rero jambo ngo kuko David yabaza kumenya ko azaba umwami bari kumwishyura amashuri menshi na za minerivare yego ariko ko batagize yerekwa ryabyo we baravuga ngo najye kuragira intama ajye kuba mu ishyamba David ageze Imana imutoza ukwe twebwe Imana dutoje ukwayo urumva papa wanjye ikibanza arakinyima kandi bose yarabahaye abandi yarabahaye pe yarabahaye yaranyihorera ariko ndashima Yesu none se ubu wenda tutarakomeza imbere uburebye revo uriho na revo abo bavandimwe bawe bariho ubu revo iremereye niyi abari imbere yanjye abo tuvukana b'imbere abo muvukana abo bari bari kwibere nkubwije ukuri tuvuga neza bahabwaga keya ugasuzugurwa reka nkubwire rero muri bo abo tuvukana uretse muri umuna wanjye mutoya aba no kwigura ipantaro biragoye abandi no kwigura ipantaro biragoye ni njye mbaha amapantaro kugira ngo bambare base neza njye mbatumaho nkayabaha njye mbatumaho nkayabaha ndetse na mama wanjye mukunda kuba iyo maze igihe ntaramuha igitenge numva ntishimye na papa njye nyamuremeraga costume ubu baracyariho bose bose bariho bari kubona iyi neza y'Imana iyo nageze iwacu bajya bangura ni mwene Osikari cyangwa ni mwene gusa ko ari umukire cyane kandi ko ndi umukire ko mfite Yesu nta muntu ufite Kristo ukena wari ubizi neza nta muntu ufite Yesu ukena ni ukubera Yesu hari igihe wamaga nuko nari narakuze zongera ngo tujye tunasangira wowe rwose ndabizi nta busambugira muri bikeya dusangire tugubwe neza sibyo se tunywa agafanta urumva turye n'akaburushete twibukiranye iminsi yacu ya kera ega ikintu kica abantu ni ukutamenyana ni ukutongera guhura ariko turashimana ngiye kuduhuza ubutayu rero twabayemo bwari buruhije ariko ndagira nkubwire ngo iby'Imana yavuze hari ibyo ndi kugenda mbona kandi kugenda bisohora Imana yambwiye ngo nzakugendesha amahanga amwe nayagenzemo byaciyemo ungiye kugenda na mu bindi bihugu bitandukanye ntabwo ari business mba ngiyemo ni umurimo wa data wa twese Imana ihimbazwe cyane ndagira nkubwire ngo aho uri hose ijambo Imana yakuvuze zarisohoza ni bande bavuze ngo ntibizemera ku buzima bwawe reka nkubwire ndashaka dusenga n'Imana tubwire Imana ngo Mana bisoza abanzi banjye bakiri ku musozi babone kugira neza kwawe sibyo rata kujya imirimo y'Imana igire gute igaragare iyi mirimo y'Imana nteguma se kugaragara se igaragare ku buzima bwacu abanzi bacu bavuge bati ko kwa muntu ari umunyamasengesho uko nsigengeri wacu babyara banjye kunsuza bikabagora biranagoye byo ariko harimo bitaga Hitiri ubwo ni marume yajyaga nyirukankana urumva akanyirukanka ndibuka igihe kimwe aranyirukankana mfite umubabaro mwinshi ngeze ku mugezi nkubita ivi kwibuye ndahindukira ndamubwira ngo uko unyirukankanye aba ari ukwiteka azakwirukankana ntuzigere ugira amahoro uzi isambu yose yarayiriye yarayimaze ubu ngubu yagiye guhingira abandi mu Mutara ubu ni inzererezi yarazererezi umuntu w'ubundi abameze nk'inzererezi oya wivuga ngo abameze abwo abenzerereje kuko yakoze mu jisho ry'Imana wowe niba ukora mu jisho niba ukora mu jisho ntago azakuze mu jisho ryawe nubwo utavuga igitangaza kizaba ni mu ry'Imana n'Imana avuze ngo niba gukora niba kuvuma ni ngiye bazaba bavuma
kandi nta muntu uvuma Imana ubaho. Yego. Wa muvumo wavumye worohita ukugarukira. Kuko nta muntu uvuma umuhanuzi ubaho. Oya. Ntawe. Kugira ngo iki ni igice cya mbere tubwira abantu ko iki gice cya mbere abaraza kugera bagira ibyo bashaka kuba bakubaza nimero yawe turaza gusoza tuyitanga hanyuma n'umuntu wese ukeneye kuza kumenya ese pasiteri yaje kuba pasiteri gute yaje kuzagenda gute kugira ngo agere kuri aya mavuta nguba ariho ubu ni mu kindi gice ni igice cya kabiri kuko bino nibyo twabanje byuko byatangiye nyine no kugira ngo abantu bamenye amateka y'intangiriro ya Bishop Elisa hanyuma Bishop hanyuma ngira ngo akakanya rutubwiye ngo tugiye gusoza twinjira muri wa mwanya wo gusengera abantu cyangwa se wo gusenga dusengera mu kiganiro tunyuzemo nakurekurira akakanya kugira ngo ubashe kubasha gusengera abantu muri ya mavuta yawe kandi nukuri turabizi ko amavuta yawe turayubaha. Amen. Uraza gusoza ubahana nimero ya telefone bakuboneraho kugira ngo uwakifuza kuvugisha inama se akubonera hafi. Reka dusengane Imana kandi Imana nayo kugirire neza guheza umugisha. Amen. Kubera ko wakiriye Imana mu biganza byawe. Amen. Iyo wakiriye umutambyi burya wakiriye Imana muri wowe. Iyo mugiranye ibiganiro burya n'Imana mugiranye ibiganiro. Haleluya. Rero Imana iguha umugisha igushyigikire natujana bivuga ngo Imana ikwagure kandi bimenyekane ko wakiriye Imana mu biganza byawe. Amen. Mana data wa twese mu izina rya Yesu. Uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro. Uri Imana itabeshya, uri Imana ikiranuka. Uri Imana itarya ideni, uri Imana idahinduka. Umuntu yahinduka ariko ntabwo ujya uhinduka. Umuntu yatubeshya ariko ntabwo ujya ubeshya. Ndagushimiye kuri Imana indi jambo ryayo. Ndagushimiye kuri Imana y'amahoro. Haleluya, nuhimbazwe Yesu. Nuhimbazwe la before any matando destazebo any dry. Nushize boneta ya binifo any mando. Nushirwe hejuru kandi bimenyekane kuri wera wa Isirayeli. Nushirwe hejuru amina Yesu. Nushirwe hejuru rengera abanyarwanda. Rengera amatoro mu gihugu cy'u Rwanda. Urengere igihugu cyacu abayobozi bacu. Buri muntu wese umurengere. Urengere kandi umutekano uwuzuze neza. Bigendeke neza mukunzi mwiza utubambira amahema kandi bimenyekane kandi the boneta before tando the sky nsengeye wowe uri mu Bubirigi ufite ikibazo ze boneta ya binifo enimando cyo kutabyara Imana iguhereza urubyaro mu izina rya Yesu zalabini mando de bone fandrome wowe ufite urugendo rwari rwaranze ushimana ku rugendo rwawe Imana usohoje bineta ya binifo enima Mana wenda kunezere cyane koze bikomeye ngushima ibyatowe kandi nkoreje biri imbere byose ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze mushumba watanga nimero ya telefone kugira ngo umuntu wifuza kuvugisha kubone. Telefone ni 0788 62 49 13 0788 62 49 13 Shalom shalom. Reka tubabwire ngo Imana ibaha umugisha kandi ikomeze bahaza uburame ubwo tuzongera kwinjira mu kiganiro igice cya kabiri tuzabe turi kumwe namwe. Icyo mutumva neza muramuhamagara kuri iyo nimero hanyuma mumuganirize biremewe kandi iyo nimero rwose irakora mu buryo bwose. Yaba WhatsApp impande zose irakora nta kibazo. Yego. Nakagaruka ibiganiro byacu nakagaruka turabakunda kandi nukuri ntimukajye mutambuka mudakoze subscribe.